Комитет государственной безопасности. KGB cyangwa KGB ni komite y'umutekano w'igihugu, n'icyo bivuze muri ayo magambo maremare mu Kirusiya. Kwahoze ari urwego rw'ubutasi bw'Abasovieti rwashinzwe n'Abarusiya bayoboraga ubumwe bw'Abasovieti mu kwezi kwa gatatu ku itariki 12 mu 1954. Nirwo rwaje guhindurwamo FSB y'Abarusiya n'ubu ngubu kuva mu 1995, kuko izi ntasi za KGB nizo zahise zigarurira ubutegetsi n'ubuyobozi bwose mu Burusiya mu mikoranire ya hafi n'abahirwe benshi bari barahindutse icyarimwe n'abanyapolitiki. FSB igishingwa mu myaka 3 gusa yakurikiyeho ni Vladimir Putin wahise ayiyobora. Ni KGB nyine yari ihindutse FSB yako kanya nyuma yo kugwa k'ubumwe bw'Abasovieti. Izi ntasi z'Abarusiya zakoze byinshi cyane bitigeze na rimwe bishyirwa mu bikorwa n'urundi rwego rwo rwose rw'ubutasi mw'isi. Ibikorwa byazo byomeje isi yose, binaherwa hahandi n'Icyoba kidasanzwe n'Abanyaburayi n'abandi mu burengerazuba bwese bagirira Abarusiya kugeza n'ubu ngubu. Bimwe muri ibyo bikorwa nta nubwo ushobora kwakira ko hari leta yariyo yose mwese yabituma intasi zayo iki Abarusiya bakihariyeho. Mu gihe cy'imyaka ikabakaba 40 intasi z'Abarusiya zajagajaza isi yose, zisenya byinshi, zihitana benshi, ziherika ubutegetsi, zitera ubwoba abanzi babo cyangwa abo bagize ibyo bahanganamo ibyari byo byose mu bikorwa bitanabura ahubwo kwitwa iterabwoba rihambaye. Gutinya Abarusiya mu bindi bice byinshi byese, cyane cyane mu burengerazuba bwese, nabyo byagize ishingiro mu bikorwa by'izi ntasi z'Abarusiya byahabuye benshi. Wakwakira ute ko ibikorwa by'intasi zihambaye zitinywa kurusha izindi mwese byageraho bimenyekana kandi nyene byo butasari ibanga? Ntabwo wakwibwira ko utarabibarijwemo nyine hari naho wabisoma. Hoya ntabwo amabanga ajya yandikwa hariho hose. Waba buri gihe afite ibyabiziho nk'izi ntasi z'Abarusiya nyine n'abantu nka Putin wazibarijwemo nyine, naho ubundi by'izi ntasi z'Abarusiya nyine byinshi byamenyekanye cyane hanini biturutse ku mugabo Vasily Nikitich Mitrokhin warushinzwe ububiko n'ishyinguranyandiko mu biro bikuru bya KGB, waje kwitandukaniriza kure n'abo bene wabo ataracyumvikana nabo, maze mu 1992 agahongera noneho muri ambasade y'Abongereza mu mujyi wa Riga ku murwa mukuru wa Latvia, akakirwa icyo gihe n'intasi za MI6 y'Abongereza, akabaha kopi nyinshi cyane za dosiye za KGB muri paji zirenga 25,000 byose zariho amabanga yose y'ibikorwa by'izi ntasi z'Abarusiya kuva mu myaka y'1930 kugeza ubumwe bw'Abasovieti buhirimye mu 1991. Hari bimwe muri ibyo n'ubundi abandi bari baraketse nabo ko ari izo ntasi z'Abarusiya zabikoze, ariko nta nagihamya n'imwe babifiteho. Ibende ibyo nta n'uwashoboraga ahubwo kumenya ko byanashoboka cyangwa se ahubwo Abarusiya bari no kubyishoramo. Ni amabanga menshi cyane karunduriye icyarimwe yatunguranye cyane mwese guhera muri iyo myaka y'1990 mu kumenya bike gusa ku mikorere y'izi ntasi z'Abarusiya. Kimwe muri ibyo byose ni ukuba harahise hamenyekana neza ko intasi z'Abasovieti cyangwa Abarusiya zigeraho ngaho zikanakora ahubwo nk'ibyihebe mu iterabwoba rihambaye, ku buryo ibyo leta z'ibihugu zijya zikangisha abandi cyangwa se n'izindi mpande zitandukanye. Ibyo ngibyo byo nta na kimwe wabikangishamo Abarusiya kuko mwarasana bikomeye ku manywa y'ihangwa. Ahubwo ntabwo nk'ubwo wababwira Abarusiya ko ari nk'abadiplomate, abanyeshuri cyangwa n'abandi Barusiya wafashe bugwate wenda wibwira ko ubwo hari byo wabasaba ngo bazabiguhe cyangwa se ngo mujye mu mishyikirano iyo ariyo yose. Bakubwira mu magambo make ko ubwo butangira kuzinga amaboko y'ishati yawe ukambara na za gilet pare-balles kuko uhita witegura ko bagiye kuza mukarwana. Ntakumvikana na busa kuri aba Barusiya cyangwa ngo wibwire ko hari n'igiceri cya 5 cyonyine cyangwa ibindi wabasaba ngo bazabiguhe. Basubiza ko bagiye kuza bakakumena cyangwa mukamenana nta kindi. Buri gihugu mu ngabo zacyo hariho hose mwese haba hasanzwe habarizwa abitwa ko bari mu mitwe kabuhariwe, ni nabo baba bizerwa cyane gusumba abandi mu mashami ya gisirikare, ko buryo aho byananiranye abo ngabo ari nabo bitabazwa bakarwana. Intasi za KGB rero kimwe na FSB ubu ngubu yakurikiyeho Abarusiya bafite ubu ngubu bahorana n'itsinda ryitwa Alpha. Iryo ribarizwamo abarwanyi bagera muri 700. Nibo bari basanzwe n'ubundi bashinzwe ibitero bikorwa mu ibanga mu bihe by'Abasovieti, bongerwa hako kanya n'irindi tsinda ryagutse cyane ry'abakomando kabuhariwe baba bagomba gutabara mu gihe intasi zabo zagowe n'ibyari ibanga, wenda ibitero biramutse bigenze nabi gahinduka noneho intambara yeruye. Ku Burusiya rero kenshi nta diplomasi na nke na fair play mu bya politike, ku buryo bigoranye cyane kuzana ibintu by'imishyikirano n'ibiganiro. Kenshi leta z'ibindi bihugu zijya zihoramo ngo zabishyire ku Barusiya, kuri bo ntabwo bikora. Ibyo ngibyo bose barabizi mwisi. Rimwe rero ni Hezbollah y'Abanyalibani yabikinishije mu mwaka wa 1985, ariko nabo baje kwicuza impamvu uwo mukino bawishoyemo n'Abarusiya. Bari basanzwe babikora ku bandi, ariko ku Barusiya iyo babimenya ntabwo baba baririwe rwose biyerushya kuko ntacyo byari kubagezaho. Hezbollah muri ibyo bihe yashinjaga Abarusiya cyangwa se Abasovieti ubwo muri ibyo bihe nyine gutera inkunga imitwe y'abarwanyaga ubutegetsi bwabo muri Libani.
bahisemo noneho guta muri yombi no gufata bugwate abadiplomate bane b'Abarusiya barimo n'intasi ebyiri za KGB. On touche pas aux camarades. Ya iryo ryari ikosa rikomeye cyane bari bakoze ku Barusiya kuko uretse no kuba bari abadiplomate babo noneho harimo n'izo ntasi zabo ebyiri. Ako kanya nta n'ibindi biganiro na bike bikozwe bakoze kuri rya tsinda Alpha muri KGB. Banyanyagira hose bashakisha amakuru bashobora kubona yari yo yose ko bari bafashe bugwate abantu babo. Babagiriye nabi cyane. Intasi z'Abarusiya zashatse abo mu miryango yabo bakajya babaca ibice by'umubiri, amatwi, ibitsina, amaso, intoki n'ibindi bitandukanye bakabiboherereza mu dupfunyika. Abarwanyi ba Hezbollah bari bafashe bugwate abantu babo. Batubwo n'ubutumwa bwiza ntaho ibintu biragera nuko Abarusiya turamukanya tugasoma no ku matama abo duhanganye biracyari hafi, ariko murye muri menge nimunarya kandi urugwara umwe muri abo mwafashe bwo tuzabamara nta kende na bene wanyu bose. Libani yo tuzayihindura umuyonga, ntabwo muzongera kubona aho mutura, ahubwo ku isi natwe turiho tuzareba iyo muzerekeza. Mwiterabwoba rihambaye nk'iryo kandi irindi tsinda ry'intasi za KGB naryo ryahise ryerekeza muri Libani batanabateguje na busa bajya gushaka umuyobozi mukuru noneho wa Hezbollah ubwe abariwe bagirana ibiganiro by'imbona nkubone. Yanabonye nawe bamwituraho kunguko atazi niyo baturutse. Oh, ça serait tellement dommage qu'une bombe nucléaire vienne à tomber sur l'Iran. Une erreur de pilotage, c'est vite arrivé. Bati rero chef, utwumve neza, turabizi neza ko muhora mwiteguye kurwana kandi mukunda rwose n'igihugu cyanyu, ntabwo tubyibeshyaho. Byaba rero ari ishyano rwose kuko niba mudashaka kumva ubwo mushobora kubona nk'ubwo habaye ikosa rikomeye cyane ku ndege yacu maze igisasu kirimbuzi kimwe kikayicika, icyo gihe cyahanukira kuri Libani. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane rwose mu byumve. Abarwanyi ba Hezbollah bahise bibwiriza bwangu nyuma ahubwo yo gutakaza abatari bake mu miryango yabo, abandi baraciwe ibice bitandukanye byo mubiri ariko ntibabica. Bari kura noneho baba diplomate n'intasi z'Abarusiya bari barafashe bugwate. Operation y'intasi z'Abarusiya yari igeze ku ntego. Iyo ni imigenzereze nyene yuzuye iterabwoba rihambaye igihugu na kimwe mu burengerazuba bw'isi kitashyira mu bikorwa. Ahubwo no muri ibyo bihe noneho hari umunyamakuru w'umunyamerika Terry Anderson nawe wari wafatiwe bugwate muri Libani n'aba barwanyi ba Hezbollah. Abanyamerika bagiye mu byo guhendahenda nk'uko bisanzwe no kuganira biratinda hafungirwa imyaka 7 yose. Ibyo ngibyo ntabwo Abarusiya bajya babijyamo n'intasi zabo. Barahindukira akabari bahubwo batera ubwoba n'abagambiriye kwegira biyahuzi cyangwa bibwira ko ari bo bagiye gutera nyine Abarusiya ubwoba. N'ubwoba buhita buhindura uruhande iyo bigeze ku Barusiya muri ubwo buryo. Icyo cyabaye kimwe ariko cyahise kinashimangirira ubwacyo uburengerazuba bw'isi ku intasi z'Abarusiya zitandukanye cyane n'izindi mu bihugu byabo byose. Barabyumvise neza kwitera bwoba ku Burusiya cyangwa ko busunikira mu biganiro ibyari byo byose atari ibintu bishoboka. Hanyuma kandi nanone ubuhanga bw'intasi zabo mu bitero bya gikomando bikorwa mu ibanga nabwo bwomije bose mu mabanga akomeye uko nguko yamenwe na bwana Vasile Metrokin. Aho niho bamenye ibya Operation Storm 333. Icyo gihe izo ntasi z'Abarusiya zayikoze mu gihe cy'iminota 40 gusa zigaba ibitero simusiga ku ngoro y'uwari perezida wa Afghanistan Hafizullah Amin. Hari mu mwaka w'1979. N'inzu yari irenzwe cyane n'abasirikare babo bagira muri 200. Hafi bose izo ntasi z'Abarusiya zarabarashe zirabamara. Perezida nawe ubwe zimurasira aho ngaho zirabuhitana. Hanyuma zita muri yomba abandi basirikare b'Abanya-Afghanistan barenga 2,000 bose mu gihe cy'iminota 40 gusa ziba zikoze kudeta kuko ubutegetsi bw'Abasovieti batabushakaga. Barabafatanya bikorwa ariko batangiye kumushinja imikoranire n'Abanyamerika ngo yarimo abagambanira. Nibyo kandi nanone intasi z'Abarusiya zari zigiye gukora, zigiye kubisubiramo no mu gihugu cyabo ngo zinjire mu ngoro ya perezida wabo Boris Yeltsin ngo zimurase ubwo yaramaze gutangaza ko ubukomunisti bugiye gusozwa mu Burusiya hagashingwa guverinoma nshya. Ako kanya intasi za KGB nanone muri ryatsinda Alpha bahise bahabwa amabwiriza atomoye yo gutegura igitero cyo kumuhitana bamwita umugambanyi, noneho Burusiya bugakomeza gutegekwa gikomunisti. Nyamara ku munota wanyu icyo gitero cyarangije no gutegurwa, bongeye guhabwa irindi tegeko rya nyuma noneho ryo kubihagarika. Ibyo nabyo mu burengerazuba bwese babyakiranye ikikango kidasanzwe mu kumenya ububasha bwose intasi z'Abarusiya zari zifite zigenzura igihugu nta kindi kiba hejuru yazo. Habe yewe na perezida ishyaka cyangwa n'undi wari we wese ari zahobwo zigiye nuko byose bikorwa mu Burusiya naho igihugu kiganishwa. Icyo cyabaye ikindi. Hanyuma ariko nanone intasi z'Abarusiya zagiye kure cyane mu gukoresha abagore n'abakobwa b'uburanga bakora uburaya no kuyobya abanyapolitiki, abayobozi b'ingabo n'abakuru b'ibindi bihugu, ahubwo usambana nabo wese bamufata amashusho n'amajwi mu buryo adashobora no gusobanukirwa na gato. Ibyo baracyabikora bakabibika noneho nk'intwaro yo kumushyiraho iterabwoba igihe cyose bamushakira bamusaba ibyo bakeneye byose ko abaha nabyo bidashobora kuburamo amabanga y'igihugu cye.
baturabiduha cyangwa se dushyira akabuno n'ubwambure bwawe ku karubanda maze turebe ku iwanyu batakumanika bakakwirenza umugore n'abana bakakuvumira ku gahera bakanakwirukana ahubwo mu rugo no mu buzima bwabo bwose uzakwirwa hehe rero nibimenyekana kuzaburangiye urangije n'ubuzima bwawe. Benshi ntabagiye bahita ako kanya babaha amabanga yose babakeneyeho muri ubwo buryo. Abakobwa b'intasi zabo bitwa irondelle cyangwa se intashya nuko babita nyine mu Burayi n'ahandi mu burengerazuba bw'isi. Ibyo Abarusiya barabikomeje cyane na nyuma ya KGB n'ubumwe bw'Abasovieti n'ubu ngubu FSB iracyabikora cyane rwose. Ibyo biheruka gukora ku witwa Benjamin Griveaux mu Bufaransa mu 2020 ejo bundi. Nawe nyuma yo kuryamana nimwe muri izi ndaya z'intasi z'Abarusiya kazi ubwambure bwe bwagiye ku karubanda nyuma yo kwanga ibikangisho byose yari yashyizweho. Yari uwa hafi cyane ahubwo ya President Emmanuel Macron yahise asezerana mu mwanya w'ubudepite urugendo rwe mu bya politiki arusubikiraho ngaho yigira kwikorera ibye ku giti cye. Intasi z'Abarusiya zahise zimurangiza. So bwa mbere cyangwa ubwa kabiri intasi z'abakobwa b'Abarusiya kazi zari zishyize abanyapolitiki b'Abafaransa mu mutego ukomeye bagowe no kwikuramo muri ubwo buryo. Nanone mu bihe by'Abasovieti bwana Maurice Ernest Napoleon de Jean uyu yari ambasaderi w'Abafaransa i Moscow mu Burusiya cyangwa mu bumwe bw'Abasovieti muri ibyo bihe, kimwe na attaché militaire wabo Louis Guibo. Nabo batezwa abo bakobwa b'intasi za KGB ubundi bafatwa amashusho bashyizweho iterabwoba rihambaye babwirwa ko byose bigiye gushyirwa mu itangazamakuru nibatabaha amabanga yose y'Ubufaransa ku byo bashakaga. Batari kusha ubwo ngubwo kuko muzihanganira ko ibyo ngibyo abagore banyu babimenye uretse ahubwo n'abakoresha banyu. Ambasaderi we yahise yihutira kubaha ibyo bashakaga byose, ariko uwo wari uhagarariye imibanire mu bya gisirikare wenyene yihagararaho gisirikare ubwazi ko nicyo gisebo wenda kizarangira kitamuhitanye. Intasi z'Abarusiya koko zahise zikwirakwiza mu itangazamakuru ubwambure bwe ashinjwa uburaya, imogi n'ibindi byose byajyana no kwitwara nka rubebe ari umusirikare mukuru n'umudiplomate w'Umufaransa. Ntabwo byamusize amahoro uko yari yabanje kubyibwira, byarakomeye kurushaho ahita yiyahura. Si ibyo gusa Abarusiya bazi gutegera cyane abanyapolitiki mu Buraya n'ubusinzi mu buryo bubakoze isoni bidasanzwe, bakabashyiraho n'iterabwoba rihambaye, bakabaha amabanga y'ibihugu byabo bashaka yariyo yose, ku buryo kuva kera mu bihe bya KGB kugeza n'ubu FSB arizo nzego z'ubutasi bakomeje kwita gay friendly kuko banakoresha kenshi abatinganyi mu Buraya n'abo banyapolitiki n'abandi bibyamamare mu mahanga cyangwa se n'abihaye Imana baba ari abatinganyi mwibanga mu buryo babihisha ntibatinyuke kugira aho babyerurira. Izo ndaya z'abatinganyi nazo zikabagabiza KGB cyangwa FSB ubu ngubu y'Abarusiya ziryo, bakabagenza uko bashaka n'abakenshi guhuzwa no kumena amabanga yose babifuzaho cyangwa se kubakorera ari ibyo batata ibihugu byabo. Ni intege nke cyane ku bandi mu burengerazuba bw'isi n'ahandi. Abarusiya nabo bifashisha cyane mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, gutinya uruhame no guhabuka kw'ibyo bakora rimwe na rimwe bitarimo n'icyaha icyo ari cyo cyose, ariko mwibanga akaba ari uko babikora. Ibyo rero bikabahindukiriye beteye isoni mu buryo budasanzwe, ntibemere ko hari aho byamenyekana kuri benshi nko kwemera kumugaragara, ahubwo ko baryamana n'indaya cyangwa abo batashakanye, cyangwa nanone ko ari abatinganyi bakaba batabasha kubyemera byeruye, kandi byose ari n'ibikorwa kenshi bizwi ko bikorwa binemewe ahubwo mu mategeko y'ibyo bihugu. Izo rero ni intege nke mu myitwarire yaba. Abarusiya nabo bakabyitwaza bakabibategeramo bakabajwegereza kakahava. Ubwo mu 1962 intasi za KGB nanone zohereje indaya yazikoreraga ijya kuryamana na bwana Anthony Cotten wari umudepite mu Bwongereza. Barangije nawe bati tugiye kugushyira noneho ku karubanda rero nutatubwira ibyo tugusaba byose. Yihagazeho cyane ati mukora ibyo mushaka byose ibizaba ngenza ngo umuti kuko sinzigera ngambanira Ubwongereza. Bamushyize ku karubanda nyine, kandi nta n'umugore uyu nguyu yari afite, uwe yari yarapfuye mu myaka yari yarashize, ariko byarangiye n'ubundi bamwirukanye mu nteko mu Bwongereza, igikuba kiracika, kandi nyamara yari yabyemeye ku karubanda avuga ko ntawe yafashe ku ngufu, yetereteye umukobwa bakaniyumvikanira. Abandi bati ku wundi wenda nta kibazo kibirimo, ariko kandi umuntu nkawe umudepite mu nteko ishinga amategeko uba warifashe yifatira iki? Nuko rero bamushimiye baramwirukana, kandi nyamara yari yemeye kwikorera ibyo byose byeswe isoni, yanga kugambanira igihugu cye ku ntasi z'Abarusiya. Nuko rero izi ntasi z'Abarusiya nazo zibikunda, nuko ziba zishaka ko bigenda zikabazutaguza bakabura aho bakwirwa. Cyakora umwe gusa muri benshi mu banyapolitiki mu rwego rwo hejuru cyane niwe bateze izo ndaya zabo ku bwinshi, maze nawe azahukamo koko nk'ubunyobwa. Bamufata amashusho menshi cyane bishimye bazi ko bamucakiye koko, ariko nawe arangije abereka inyigo ahubwo abari bo bumirwa. Batuyo nawe ni ikihebe rwose, nimbobo nkatwe ntabaho. Ni Sukarno yari perezida wa Indonesia, kandi icyo niterabwoba no kumushyira mu mutego bari bishoyemo, kandi yari n'umufatanyabikorwa wabo ukomeye. Icyo bashakaga aho ngaho ngo nuko abarambarara imbere n'amasezerano bagiranye wenda ntazigira yahindura na rimwe ngo yarengeho, ariko icyo ngicyo bakibaze nabi cyane kuko we yaragiye kubaseka cyane bakumirwa ari bo.
intasi z'Abarusiya zaragiye zishaka abakobwa beza rwose benshi bazikoreraga nabo biyambika neza impenure zose zari zigezweho iminwa bararunga ubundi bajyana na Perezida Sukarno bigize ibizungerezi bisanzwe bikoramo bose bari intasikazi hose bakomeje kumuherekeza kugeza muri hotel ubundi bari nka batanu bose nta numwe uvuyemo batangiye kumukinesha nawe ahita bacakira bahukamo bariryamira nabo baratuza banywa amayoga n'amasegereti menshi cyane amashusho barafata za kaseti sinakubwira baruzuza barangije bashyira KGB nabo baraje rero bamukoraho batubu rero bwana Perezida rwose tugufite wambaye ubusa turashaka gukora ibi ngibi na biriya bavuga urutonde rurerure rwabyo nawe yacecetse abareba ati ubwo mwarangije kuvuga nanjye mbabwire none se nintabikora muzangira mute badi bataka kanya rero ubwo birahita bijya nyine mwitangazamakuru nawe ati byo nabyo ni ibyo byanyu cyo ngaho ni mugire bwangu ariko kandi nanjye mwibuke neza mu kopi yabyo ngiye nicara ndebe neza uko bari abakobwa banyu bateye neza cyane rwose twakoranye imirimo yahambaye n'urwibutso rukomeye cyane nanjye rutazigera na rimwe rungwa nabi mwakira kandi abashyitsi neza bitangaje pe yarabasetsa arakwenkwenuka ati mumpereze bwangu kopi yanjye nzajya nyirebana n'inshuti zanjye twibukiranye ubusore bwacu yarakomeje cyane Perezida Sukarno nabo nyuma baragiye bariherera babyigaho neza bareba n'imiterere ya politiki mu butegetsi bwe muri Indonesia baza gusanga kuko nta n'uwamweguza cyangwa ngo agire na byinshi avuga bahararikiye ku nshuro ya mbere bava kwizima nta wundi wo kuri urwo rwego rwose wari warigeze abagenza uko Perezida Sukarno yabagenje barumiwe gusa nta kindi n'aba bakobwa batuzi ko mugabo nta mikino akazi kose twakoze gahindutse ubusa Sukarno yaturongoreye ubusa abahungu mwe yabumije bose n'aba bose babo bararekera nyine KGB mu myaka 1960 intasi zayo zagize uruhare rubi cyane mu gukongeza umuriro muri leta zunze ubumwe za Amerika zari rwagati mu mvururu zihambaye zishingiye ku ibara ry'uruhu abirabura basabaga byinshi mu bijyanye n'uburenganzira bugomba kureshya byanze bikunze n'ubw'abazungu icyo gihe z'intasi z'Abarusiya cyangwa Abasovieti zandikaga udutabo duto tumeze nk'imfashanyigisho ariko kandi twuzuye urwango ku bazungu n'abayahudi ibyo bikitirirwa abirabura izindi z'urwango ku birabura zitirirwa abazungu bakabinyanyagiza byose muri leta zunze ubumwe za Amerika nabo rero mu myigaragambye hambaye bahoragamo bakenda kumarana noneho KGB icyo gihe yabyise Operation Pandora bari bagiye no kubigeza kure ngo batangire kujya bagabana ibitera ahubwo nko ku bitaro n'amashuri by'abazungu cyangwa se iby'abirabura nyuma bikitirirwa rumwe muri izo mpande zari zihanganye ariko bageze aho ngaha Abarusiya barabihagarika ibyo ngibyo abanyamerika babimenye nyuma cyane n'izi mvururu zaragabanutse naho guhera mu 1984 nibwo kandi intasi z'Abarusiya zatangiye gukwirakwiza amakuru cyane cyane ku mugabane wa Afrika yuko icyorezo cya sida cyabamaraga ari abanyamerika bakicuriye ubwabo muri za laboratoire zabo ni imigambi nk'iyo ngiyo y'ubugambanyi irimo n'icyemerwa na benshi n'ubu ngubu ni intasi z'Abarusiya zagiye zitangiza zikanayikwirakwiza nayo ahandi nanone intasi z'Abarusiya zatinyiwe bidasanzwe mu bindi bihugu n'ubushobozi nanone bafite bwo kwiba byakwitwa amabanga yose abandi bibwira ko baryamyeho ahambaye ibyo banabikora cyane mu kwibaza teknoloji ikoranabuhanga haba mu by'intwaro zihimbwa cyangwa se n'ibindi by'agaciro gahambaye ntacyo wagira aho ukorera hari mwese ngo kibe hari agaciro kariko kose cyagira ku isoko mpuzamahanga ngo wibwire ubwo ngubwo ko Abarusiya nabo batagukurikirana bakaba bagenda bagira n'ibyo biga ibindi babyiba nabo bagicura wanakwishuka ahubwo bizariramo bakagutanga kukigeza ku isoko mu gihe wabitendamo finyora ibintu runaka ngo wavumbuye ibyo bikaba barabyebye kera cyane barabyihusemo ntabyo wamenye ibyo ni ibintu bakoze Abafaransa ubwo barimo bahimba indege ya mbere mwese nyaruka kurusha umuvuduko w'ijwi Concorde banagize ishema ryabo nyamara babitinzemo gake gusa amabanga yo kuyubaka yose intasi z'Abasovieti zari zarangije kuyabasahura kera cyane babatanga no kuyigera ahubwo Tupolev 144 ni indege ahubwo nanone zinateye kimwe nk'impanga babikoze neza nko muri film ya James Bond begereye umuyobozi mukuru w'ikigo cyabo cy'indege ya Aeroflot bamuha ruswa y'ibifaranga byinshi abibafashamo nawe abacengeza mu kigo cy'Abafaransa cyubakaga iyo ndege babinyujije mu ishyaka rya gikomunisti ry'Abafaransa bahaye n'ibiraka bihaye imana batandukanye barimo abanyacekoslovakia bagiye bafata amashusho izindi nyandiko bakazifotora bakabishyira byose kuri twa microfilm tungana urwara bakaducengeza mu bintu bitandukanye nko mu nkweto cyangwa amacupa y'amavuta n'imiti y'amenyo bakabisha muri toilette za gari ya moshi bikerekezwa intasi z'Abarusiya zajyaga kubivana mu butasi buteye uko nguko igihambaye kurusha byose bagezeho n'uburyo intasi z'Abarusiya zacengeye mu buryo butangaje umushinga w'ibanga ryari rirenzwe bikomeye cyane kurusha hari byose ku buryo n'uwari gufatwa wari we wese agira icyo abivugaho no kumukeka byonyine yari guhita araswa Manhattan Project aho abanyamerika bakoraga ibisasu bya mbere kirimbuzi mwese
ubwo bibwiraga nyine ko ari ibanga. Nyamara mu myaka 3 gusa yakurikiye Abarusiya nabo bari babaye abakabiri bageze kuri ibyo bisasu kirimbuzi mu mabanga nk'ayo ngayo yose intasi zabo z'iby'Abanyamerika. Aha rero intasi z'Uburusiya zagizwe indahiro, bimera nk'aho zifite aho ubw'amaso n'amatwi kuri buri santimetero kare y'ubutaka bw'ibihugu bahangana nabyo. Naho mu bijyanye n'ikoranabuhanga, iyo wumva n'ubu ngubu ngo Abarusiya bakoresha internet bakayobya abandi hirya no hino mwese uko babishaka kugeza batobatobye n'amatora mu bindi bihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo, ibyo ngibyo ntabwo ari ibyesho babirambyemo. Internet ubwayo itaraba na internet mu by'ukuri kiri no mu byiciro by'abakurambere bayo nka ARPANET na MILNET. Nyamara icyo gihe nabwo intasi z'Abarusiya zabashije kwinjira mu ihuzanzira za mudasobwa z'Abanyamerika zirenga 400 za gisirikare. Imwe muri izo ngizo yanacungirwaga hafi cyane hibarizwa muri Pentagon irimo n'amabanga ahambaye y'intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imbata z'indege za gisirikare barimo bubaka. Ibyo byose Abarusiya nabo bahitaga babikora n'umuvuduko ku buryo gusigara mu ikoranabuhanga rigezweho ibyo ngibyo batigeze babikozwa. Ntacyo abandi bigeze bavumbura na kimwe ngo hashire igihe cyitwa ko hari icyo kimaze koko hari n'inyungu cyabyazwa ngo ibyo ngibyo Abarusiya rwose bazatinde kubimenya nabo bakigereho. Ibyo byose rero biri mu bikorwa bihambaye byashyize ubutasi bw'Abarusiya mu rwego rwihariye cyane, ariko noneho byagera kuri tekinike zo guhimba amayeri no kwica abo bagambiriye guhitana nabwo bihinduke bindi nk'igihe umunyabulgaria Georgi Ivanov Markov yari yarabahunze yaritandukanije nabo abavuga nabi cyane. Rimwe rero intasi y'Umurusiya ikaza kumugwa gitumo mu mihanda ya Londres mu Bwongereza, ahantu nyabagendwa kuko nawe yihishaga cyane. Iyo ntasi yamushwaratuje gato gusa kuko goro umutaka yari yitwaje nta urabutswe yewe na nyir'ubwite ahubwo agakomeza urugendo. Intasi na itisore nk'umukojejeho uwo mutaka gutyo gusa mu mubyigano bisanzwe barakomeje. Nyamara iyo yari intwari ihambaye uwo mutaka wari upakiyemo uburozi butagira umuti n'umwe. Resine bwahitanye Georgi Ivanov Markov mu bubabare n'urupfu rubi cyane mu mensi ine gusa yakurikiyeho bumaze kumukwirakwira hose mu mubiri. Habe na kimwe ntacyo rwose intasi z'Abarusiya zidashobora guhinduramo intwaro. Ibikoresho byazo rero nabyo mu guhitana buzihiga biba byihariye. Mu 1978 zasanze bwana Levrebet mu buhungiro zimwicisha intwaro nto ikoze nk'ipompe y'igare yahushye uburozi akabuhumeka kagwaho nta no gusamba. Bari bamusanze i Munich mu Budage mu gihe yari yarahoze ari umunyapolitiki w'umunya-Ukraine wari umaze kwitandukanya nabo mu bumwe bw'Abasoviyeti. Ibindi nk'ipaki y'itabi icometseho amasegereti mu buryo igaragarira neza buri wese nyine ko ari itabi, ariko nyamara icomokamo amasasu mu gihe cyari cyo cyose mu masegonda make gusa ikaba yahindurwa intwaro. Ni ikoranabuhanga rihanitse intasi z'Abarusiya zagejejeho intwaro zazo zakorwa buri gihe mu byari byo byose, guhera ku makaramu yo kwandikisha, inkweto zo kwambara, telefoni zigendanwa n'ibindi byari byo byose mu buzima busanzwe. Icyo zakwicisha abo zihiga cyabi cyari cyo cyose nta gitangira. Mu nyandiko rero zose z'amabanga y'intasi z'Abarusiya zashyizwe icyo gihe ku karubanda na MI6 y'Abongereza bazishyikirijwe na bwana Vasily Metroken, zariho urutonde rw'abo bahitanye mu mahanga barenga 550 kugeza n'ubwo n'ibindi byateye abatari bacyo ubwoba nk'igitero cyagabwe kuri Papa Yohani wa kabiri mu 1981 cyangwa icyahitanye na Perezida Kennedy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose byageze aho bihurizwa hafi cyangwa kure n'izi ntasi z'Abarusiya. Hanyuma muri ayo mabanga yose nanone hari intasi z'Abarusiya zari zarise Operation Cedar. Uhereye mu myaka 1960 ubwihangana n'Abanyamerika naryo ryari hejuru mu ntambara y'ubutita. Mu gihe cy'imyaka 15 yose Abarusiya baricaye biga ku mushinga karundura wo guturitsa ingomero zose z'amashanyarazi n'ibigo by'ingufu za nucleaire n'imiyoboro ya essence hafi hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo bagombaga gushyira imijyi minini myinshi ishoboka mu kizima kitarangira n'ingufu zose zakoreshwa mu mirimo zigahagarikwa, ku buryo ngo byari kuzafata nibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'imyaka 5 kugira ngo bongere kubisana burundu. Ariko ibyo nabyo baje kubifasha hasi barabireka ngo mu gihe cyari kigambiriwe cyari ukugumura bidasanzwe Abanyamerika bose bakamaganira kuri ubutegetsi bwabo. Ariko none bagiye kubishyira mu bikorwa babanza gukurikirana neza imyitwarire y'abaturage b'Abanyamerika, nyuma ngo baza gusanga nta nyungu na nke bari kubivanamo kuko no kugumuka kwabo niyo bigerwa ngo ntacyo byari gufasha Uburusiya. Iyo Operation Cedar bayireka batyo. Ibyo byose rero hamwe n'ibindi bitandukanye biboneka mu nyandiko za paji zirenga 25,000 zose z'amabanga twagarutseho ya KGB yahise isimburwa n'intasi za FSB aba Vladimir Putin mu Burusiya, bikimenyekana n'ubwo bari basanzwe ari ukungu ko babyitwaramo n'ubundi, ariko byongereye cyane Icyoba gihambaye ku burengerazuba bwese. Batinya Abarusiya n'inzego zabo z'ubutasi, n'aka kanya ntaho byagiye bahora bazi ko intasi z'Abarusiya zabagirira nabi mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi by'ihangana rikomeye bari muri jyana n'intambara muri Ukraine
Ukraine bazi neza ko Abarusiya bo nta mupaka bagira cyangwa ngo babe banyuze ibintu ibyo ari byo byose mu buryo bumenyerewe ibende bihugu hafi hose mwese bibinyuzamo. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.